Yesu ashimwe bakunzi b'ijambo ry'Imana, amahoro y'Imana bane namwe mwese. Uwiteka ahaze ukwifuza kwanyu buri munsi. Kuri mwe mwese aho muherereye hose, bantu mukunda Imana kandi muyiringira, tugiye kujya mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Munyemerere aho muri hose mufate intwaro zanyu arizo Bibiliya, ku bafite Bibiliya ndetse n'abayifite muri telefone yabo. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana. Unyemerere uyu mwanya twiragize Imana, noneho twumve ijambo ry'Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo ribafashe, kuko nanjye ryamfashije. Mana, turagushimye kandi turakubashye, tugushimiye ijambo ryawe ko ari ryiza. Muri uyu mwanya tugiye kuriganira, uduhe imbaraga, utwuzuze umwuka wera, kandi Nyagasani ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Udushyigikire muri byose, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ijambo ry'Imana turarisanga mu gitabo cyo Kuva, ibice byaho 14. Turasoma umurongo waho wa 15, tuze gusubira inyuma dusoma umurongo wa 13 ndetse n'uwa 4. Igitabo cyo Kuva, ibice 14 umurongo wa 15, hari amagambo agira ati: Uwiteka abaza Mose ati, niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. 13. Mose asubiza abantu ati, mwitinya mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanire, namwe mwicecekere. Mana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Iri ni ijambo ryiza cyane tubonye mu gitabo cyo Kuva. Uwiteka abaza Mose ati, niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Mbese wowe muri iyi minsi niki gitumye utakira Uwiteka? Komeza inzira watangiye, wicika intege, komeza. Imana iri mu ruhande rwawe. Urwana intambara nziza, Kristo ni imbaraga zawe, fata ubugingo aguhaye, ngo buguheshe ibyishimo. Komeza urwane intambara, komera ku rugamba. Uwiteka ari mu ruhande rwawe, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwawe, umubisha yava he? Ndagira ngo nkubwire ngo wowe umaze iminsi utakira Imana, wowe umaze iminsi ukeneye ubutabazi bw'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo akira gutabarwa n'Imana, akira imbaraga z'Imana, akira ubutsinzi bw'Imana. Ijambo ry'Imana dusomye mu gitabo cyo Kuva, ibice byaho 14 umurongo wa 15, hatubwiye amagambo meza cyane. Uwiteka abaza Mose. Uwiteka abaza Mose ati, niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Nubwo imbere yawe hari inyanja, nubwo imbere yawe hari ibibazo, nubwo imbere yawe hari abakurwanya impande n'impande, ndagira ngo nkubwire ngo komeza urugendo watangiye, wicika intege, Nyagasani muri kumwe. Wiragize Imana buri munsi kandi kenshi, uyisaba imbaraga, kuko Imana iri mu ruhande rwawe, ntaho umubisha yava. Imana iri mu ruhande rwawe, ntaho umubisha yamenera. Imana iri kumwe nawe, wagera kure cyane. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Iki ni igihe cyabayeho Abisirayeli batakira Imana, kuko babonaga imbere yabo hari inyanja itukura, inyuma hari ingabo z'Abanyegiputa nazo zari zibagose zibiritse inyuma, impande n'impande hari imisozi. Noneho bariheba cyane, babona ntaho gutabarwa kwava. Ariko mu ijuru hari Imana itabara, kandi mu ijuru hari Imana irengera. Nuko Mose yigira inama, aravuga ati, nkwiriye gutakira Imana, nkwiriye gutakira Uwiteka. Noneho Mose ariherera atakira Imana, maze ngo Imana yumva gusenga kwa Mose, Imana yumva gutabaza kwa Mose. Noneho irangije, Imana iramwibariza mu ijwi ryayo, Uwiteka
ahita abaza Mose, aramubaza ngo Mose ni iki gitumye ntakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende, kuko Abanyegiputa babonye uyu munsi batazongera kubabona ukundi. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Nuko Mose arangije asubiza abantu, abasubiza mu ijambo ryiza cyane. Mose ahita asubiza abantu arababwira ati, mwitinya mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Nuko Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Ndagira ngo nkubwire ngo ibibazo uri kurwana nabyo, intambara uri kurwana nazo, ibibazo uri guhura nabyo, ndagira ngo nkubwire ngo rwana bucece, wicecekere. Mu ijuru hari Imana, mu ijuru hari Imana iburizamo inama z'incakura, mu ijuru hari Imana itabara, kandi mu ijuru hari Imana irengera. Nuko Mose abwira abantu, arababwira ngo mwitinya mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Wowe uri kumvira ijambo, ndagira ngo nkubwire ngo intambara uri kurwana nazo zituma wiheba, intambara uri kurwana nazo zituma uva mu buntu bw'Imana, zituma uva mu byizerwa. Ahubwo rwana bucece, wicecekere, utabaza Imana iri bukurwanirire, iri bukurwanirire intambara zawe, iri bugukemurire ibibazo byawe. Imana niyo mubyeyi kandi Imana niyo murengezi. Nuko ingabo z'Abanyegiputa zikomeza kubajya inyuma. Bageze ku nyanja, noneho Uwiteka abaza Mose ati, noneho iyi nyanja turayambuka dute? Arongera atakira Imana. Noneho Imana irangije iramubaza ngo, Mose ufite iki mu ntoki zawe? Nuko Mose abwira Uwiteka avuga ngo, mfite inkoni. Noneho Uwiteka abwira Mose ati, ngaho rambura iyo nkoni yawe hejuru y'amazi. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe rambura ikiganza ku bibazo byawe, rambura ikiganza ku burwayi bwawe burakira. Haleluya, haleluya. Imana iri bukurwanira intambara, nawe wicecekere. Nuko Mose arangije arambura inkoni ye hejuru y'amazi. Noneho ingabo z'Abanyegiputa zari zihageze muri ako kanya, zari zibari inyuma n'amagare ndetse n'amafarashi kugira ngo zibasubize mu buretwa. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro kuko itabara abantu bayo. Ngo Mose agihagarara mu kwizera, agishikama mu kwizera, arambura inkoni ye hejuru y'amazi, ngo maze Abisirayeli ndetse na Mose bagiye kubona, babona amazi yigabanyijemo kabiri. Amazi amwe agiye uruhande rumwe, ayandi agiye mu rundi ruhande. Noneho ngo mu nyanja hahita hahinduka ubutaka bwumutse cyane. Uwiteka ahita yumutsa bwa butaka burumuka, maze ngo Abisirayeli barangije barambuka, bambukana umunezero cyane, bambukira ahantu hameze neza, bambukira ku butaka bwumutse kandi hari mu nyanja. Ndagira ngo nkubwire ngo mu ijuru hari Imana inyuze inzira aho zitari, Imana ibasha guca inzira mu nyanja. Nawe yagukemurira ibibazo byawe, nawe yakurwanira intambara uri kurwana muri iyi minsi ya none. Wowe yizere, uyereke ibibazo byawe, nayo yiteguye kukurengera kandi yiteguye kugutabara. Mana, turagushimiye kandi turakubashye, tugushimiye ijambo ryawe ko ari iry'ukuri. Twemerere Nyagasani natwe uturwanirire, urwanirire Abanyarwanda bari impande n'impande, abari mu burasirazuba, abari mu burengerazuba, abari mu majyaruguru, abari mu majyepfo. Nyagasani ubatabare, utabare igihugu cyacu cy'u Rwanda, uturwanirire nk'uko warwaniriye Abisirayeli ukabasha kubambutsa inyanja itukura. Natwe utwambutse ibibazo turi guhura nabyo, natwe utwambutse intambara turi kurwana nazo. Nyagasani ugirire neza buri muntu wese, tukweretse n'abarwayi kugira ngo ubafashe mu izina rya Yesu, amen.